ikiro ni 1,000 kiki ikiro cy'umwenya n'ikiro cya te. muvuga ngo umwenye nta wabaye imari Ni imari cyane baduteje imbere. Iki cyatsi ni cyiza cyane cyaramfashije, cyamaye kategori. Icyo ni ikintu cyiza cyangejejeho, kima n'isambu nahinzemo ibi byatsi nanone. Bitewe n'uko uruganda rwazigiye, turashimira cyane umuyobozi w'uruganda bashe gutekereza akavuga ati muri umurenge wa Kabaya reka tubashire uruganda rw'akaruhura. Turabashimira cyane, barakoze cyane. Nabashe kubaka inzu, nubaka inzu nkorera muri uruganda. Ndashimira abayobozi b'uru ruganda babashije kuba batugira inama kuvuga ati mwiteze imbere mujye mu bimina. Igice uru ruganda ni rwiza cyane, rwatumye niteza imbere. Ubu ngubu rwatumye ndi umworozi, norora inkoko 100. Nta kintu na kimwe nari mfite, naje ahangaha ari imbaraga nzanye, ariko ubu ngubu muri uwo mwaka n'igice nageze ku iterambere. Ndi umworozi, noroye inkoko 100. Tubahaye ikaze, nitwa Twahirwa Corneille. Ninjye muyobozi w'uru ruganda rukora ikinyobwa cyitwa Karuhura. Uru ruganda rero mu by'ukuri ni uruganda rwatangiye gukora ahagana muri 2023, ariko igitekerezo cyo mu by'ukuri cyaje muri 2022 aho twicaye dusanga mu by'ukuri hari ibinyobwa by'ibikorano wabonaga bisa nkaho byazahaje abaturage, ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, wabonaga mu by'ukuri byaraserereje, byarabereye biba abaturage bo muri aka gace ndetse n'abaturage bo mu gihugu hirya no hino. Dutekereza ko byaba byiza dukoze iki kinyobwa. Ikinyobwa mu by'ukuri gikorwa dukoze imvange y'ibimera, ni ukuvuga teyi murazizi, ni ukuvuga umwenya ndetse na tangawizi. Turaza kubibereka. Ibyo rero turabisya tukabivanga bikavaho umutobe. Uwo mutobe niwo dushyiramo agasukari gake ko kugira ngo mu by'ukuri ikinyobwa kibe cyiza. Ibyo rero akaba ari byo nk'uko muza kwibonera tugenda dutanga hirya no hino, abaturage bakava kuri bya binyobwa byari byarabazahaje bakayoboka Karuhura. Karuhura uwakanyweye araruhuka, uwakanyweye nta ngaruka zindi mbi kagira kuko karapimwe, duhabwa ibyangombwa na RSB, Rwanda Standard Board. Ni cya kigo muzi namwe gikorana n'ibijyanye gutanga ubuziranenge. Duhabwa ibyangombwa nanone na Rwanda FDA, ni ukuvuga ko dukora ikinyobwa dukora cyarapimwe, duhabwa ibyangombwa byose kandi dukora dufite ibyo byangombwa. Ubu rero ibyiza by'uru ruganda, dukoresha urubyiruko cyane cyane. Urubyiruko muzi gahunda ya leta irimo guhanga imirimo, nacyo twagitekerejeho. Dukoresha urubyiruko rugera ku 147. Abo ni abakozi ba nyakabyizi bagenda bahindagurika, bakora ku manwa guhera saa moya kandi nanone bagakorera nijoro. Mwabonye urubyiruko ruteraniye ahangaha, abangaba ni abaje mu kazi k'ijoro batangira. Aho ngaho rero niho hantu twashinze umwotso cyane. Dufite muri abo bantu 147 urubyiruko ruri kuri 93%, ariko muri bo urubyiruko abagore, igitsina gore nicyo cyiganje, kuko dufite mu 147 dufitemo abagera kuri 73 b'abagore, hanyuma ndetse dufitemo n'abagera kuri 4 bafite ubumuga. Abo nabo ntabwo twabaheje. Muri uyu mushinga w'uru ruganda harimo abafite ubumuga, harimo urubyiruko, ariko cyane cyane tukibanda ku rubyiruko rw'abagore. Muzi ko n'ubundi na gahunda ya leta yo kugira ngo duteze imbere umunyarwandakazi. Mu byo dukora rero, imirimo yabo ya buri munsi nk'uko nababwiraga, mu by'ukuri uru ruganda uretse kuba ikinyobwa dukora kibungabunga ubuzima bw'abaturage, ariko nanone abakozi dukoresha nabo biteza imbere. Tugenda tubona abishyura, nta mukozi n'umwe ukora ahangaha utishyura mituweli de sante, ubwisungane mu kwivuza. Nta mukozi ukora ahangaha utari muri gahunda ya ejo heza. Ibyo ngibyo nibyo tubakangurira, akaba ari byo baheraho. Kandi noneho ntibishyura mituweli de sante ku giti cyabo gusa, bishyurira n'imiryango. Kugira ngo ibyo byose bigende neza, umuntu azana urutonde rw'abantu be, tugatanga amafaranga, hanyuma abantu bose bakishyurirwa bamukomokaho ku muryango aturukamo.
hano umukozi wa make yemwe ngahe wa menshi? Umukozi wa make rero, umukozi wa make hano acura 3,000 ku munsi, ariko wa menshi bagera no kuri 5, kuko twebwe duhembera umukozi icyo yakoze. Dufite abasukura, abakora mu isuku, boza amacupa, tugira abakora muri gahunda zo gutara, ndetse tugira n'abakora muri gahunda zo gutarura bakorana n'imashini dukoresha ahangaha, kuko umuntu nta konta itagirana n'ikinyobwa. Mukorana n'abahinzi bangahe? Dukorana n'abahinzi benshi, ariko mu buryo bwo guca akajagari twafasha abahinzi bamwe, dukorana amasezerano, hanyuma wa mwenya nababwiye na zateye bo baragenda bakazikorekta bakazikusanya ku bahinzi batandukanye, bo bakazana noneho umusaruro bamaze gukusanya. Ubu ni bangahe bafite amasezerano? Dufite abahinzi bagera muri 4, ngira ngo bamwe muraza no kubibonera bashoboye kugemura, bagemura buri munsi. Uko umusaruro wabonetse niko bagenda bazana hano, tugapima umusaruro bazanye, ibiciro barabizi, hanyuma tukaba amafaranga. Banyita Uwimana Kabagwera Jeannette. Uwimana Kabagwera Jeannette wo mu murenge? Mu murenge wa Kabaya. Yego. Uruganda mukorana gute, ibintu bikura hehe, tudusobanurire? Uruganda rukiza baratubajije, bakabaza abantu bahinga umwenya na te na tangawize, uretse ko inaha nta mahirwe dufite wenda yo kweza tangawize, ariko umwenya na te turazeza. Yego. Bakugurira gute ku kiro? Ikiro ni 1,000. Kiki? Ikiro cy'umwenya n'ikiro cya te. Muvuga ngo umwenye ntawe wabaye imari? Ni imari cyane baduteje imbere. Nibura ugemura hano kangahe mu kwezi? Buri munsi iyo bashaka umwenya ndaza. Ugemura nk'ibiro bingahe mu kwezi? Nicyo nshaka kuvuga by'umwenya nibura mu kwezi. Kuhaba n'igihe se bantumye nk'ibiro 50, hari kuko ntago ari njyewe gusa, hari n'abandi duhurira hano ku isoko. Reka tuvuge wowe, iyo bagutumye bike bari bingahe, ari byinshi bari bingahe? Ubundi iyo bantumye haba n'igihe bantuma 20, 30 gusubiza hejuru umunsi. Hakaba igihe n'ibyo mbonye nyine nk'igihe babikeneye nk'ako kanya, wenda bitewe n'ibyo bafite wenda aho ngaho iwabo, bambwira bati zana 10 tubura 6, mbega biterwa n'uko biba bigize. Hariho n'abandi dufatanya. Yego. Iyo ni umwenya? Yego. Ku munsi iyo bagutumye ibiro byinshi uzana bingahe by'umwenya? Ku munsi bantuma nka 30. Teye? Tezo haba n'igihe zibaye, kubera yuko haba n'igihe bibaye 70, 70 ingahe, bigaterwa nabyo niko babikeneye. Amafaranga ukuramo mu kwezi nangahe? Ku kwezi mu kwezi haba n'igihe mfashe za 70, za 50, ibintu nk'ibyo. Ukurikije nuko mbere ibi bintu byabaga biri mu cyaro nta kintu bimara, mubona byarafashije iki? Cyane byaradufashije. Gute? Nakwiheraho nk'urugero, kuva uru ruganda rwaza, nk'ubu nanjye nariyubatse, mfite abana ubu bariga, nta kibazo ngira. Noneho nabashije no kugura n'amatungo. Nk'ubu mfite n'inka, mfite n'intama, nanjye ndagenda ndagiza. Ufite inka zingahe? Mfite inka, intama ahubwo nizo zigiye ziba nyinshi, ariko inka yo ndayifite. Hanyuma intama ni zingahe? Mfite intama nk'eshanu mu gasozi, ngenda ndagiza hirya no hino, kuko uko mbibonye ntabwo nkayo yose nashyira mu nda yose. Mama, ufite abana bangahe biga? Mfite abana 3. Ubarihira ngahe? Umwe ari muri 9, abandi baracyari muri primaire. Gerageza utugereranyirize. Yego. Nko mu kwezi kuva igihe watangiye gukorana n'uru ruganda. Yego. Winjiza amafaranga angahe avanye muri ibyo rugemurira? Ninjiza amafaranga avuye muri ibyo bintu. Ugerageza ugereranye. Nibura winjiza angahe mu kwezi avuye mw'ibyo ugemurira uru ruganda? Mu kwezi ntago nabura kuburamo nk'ijana. Yego. Uvuga ngo umwenya wabaye imari ugiye kuba umwenya wo mana wari n'umuntu wawugeragaho, yari ikintu utavuga ko gifite agaciro, ariko aho uruganda ruziye n'abaturage ubwabo
nabo basigaye bagera ku buryo naho natwe duhinga bitari turagenda tukabagurira, nabo bamaze kumenya ko bifite agaciro cyane. Ikindi bibasaba se kuwuhinga ni ukugenda ugahinga, hasigaye uwejeje akawuzana hano ku ruganda cyangwa natwe tukagurana. Gute kugira ngo umwenya uba ukuze? Umwenya urihuta cyane kubera imvura. Nk'igihe kingana gute? Nk'ubu nko mu mezi nk'aho nasoromye ubu mu mezi 3 ndaba nagiyeyo. Nitwa Niyizi byose Theoneste, nkaba ntuye mu murenge wa Kabaya mu kagari ka Ngoma mu karere ka Ngororero. Njya ngemura iki cyatsi cyitwa te kuri uruganda. Yego. Ugemura bingana iki? Ngemura kilogarama zishobora kuba 200, 150 kugeza kuri kilogarama 40 ku munsi, mu cyumweru. Buri munsi ndakora. Ubwo urukumva zigenda zitandukana bitewe nuko byagenze. Iki cyatsi ni cyiza cyane, cyaramfashije, cyamaye kategori. Icyo ni ikintu cyiza cyangejejeho, kima n'isambu nahinzemo ibi byatsi nanone. Ni nka 1/2 cya hegitari. Baguze angahe? Naguze 500. Hanyuma baguhera angahe ku kiro kimwe? Ikiro kimwe bamera ku note y'1,000. Hanyuma nko mu kwezi ushobora kwinjiza angahe uyakuye? Mu kwezi ntashobora kujya munsi y'100. Hanyuma mbere ibyo byatsi nk'uko wari urimo uravuga ngo ni iki cyatsi byari bibamariye cy'abantu binanga? Ibi byatsi ntabwo byari bizwi n'abantu benshi, babifataga nk'ibindi byose bisanzwe. Ariko mu isoko byabagamo bicuruza ko babitekeye babikoresha no mu guteka, ahubwo mbere ikiro cyarangaye. Ikiro? Uyu mushinga utaraza ntabwo byagugwaga ku kiro kuko abenshi ntabari babizi. Yego. Amazina yanjye ni Turamahawe Bonaparte. Mbere wenda turi mu bukene bukabije, tubona amafaranga bitugoye, gutanga mituweli bitugoye, kujya mu bibina bitugoye, ariko kuva aho uruganda rwagereye ahangaha twabashije kwiteza imbere, twishyura mituweli ku gihe, ndetse n'iyo ubutaha n'iyo umwaka uzaza twarayitanze twebwe bitewe n'uko uruganda rwazigiye. Turashimira cyane umuyobozi w'uruganda bashe gutekereza akavuga ati muri umurenge wa Kabaya reka tubashire uruganda rw'akaruhura. Turabashimira cyane, barakoze cyane. Ngiye kuva nagera hano wenda nari mfite wenda ubukene, ngiye mfite umudamu, ariko kuva natanga mituweli bingoye, ubu ngubu nse ntanga mituweli. Uretse mituweli nta kindi kintu narayitanze, ubwo ni ukuvuga ngo niba utanye nayirangije. Uretse mituweli nta kindi kintu rwakugejejeho? Rwakingejeho cyane. Kiye tubwire. Rwakingejeho, nabashe kubaka inzu, nubaka inzu nkorera muri uruganda. Ndashimira abayobozi b'uru ruganda babashije kuba batugira inama kuvuga ati mwiteze imbere, mujye mu bimina, amafaranga mubonye muri icyo kimina muyabashe kwiteza imbere. Yego. Nitwa Edith Muyubahe, nkaba nkorera muri uru ruganda. Noza amacupa. Maze mu mwaka n'igice, uru ruganda ni rwiza cyane, rwatumye niteza imbere. Ubu ngubu rwatumye ndi umworozi, norora inkoko 100. Mbese murumva ko ari byiza cyane. Urumazemo igihe kingana iki? Umwaka n'igice. Muri icyo gihe cy'umwaka n'igice tubwira iterambere ryawe ry'umwana w'umukobwa ukora muri uru ruganda ritandukanye n'umuntu utagira akazi cyangwa se yirirwa ku muhanda yicuruza cyangwa ari mu zindi ngeso mbi. Ni ukuvuga ngo njye naje muri uru ruganda aribwo ndangije amashuri, nari ndangije segonderi, nta kintu na kimwe nari mfite, naje ahangaha ari imbaraga nzanye, ariko ubu ngubu muri uwo mwaka n'igice nageze ku iterambere, ndi umworozi, noroye inkoko 100, nibyo uruganda rwangejejeho, kandi mbasha gutanga ubwisungane mu kwivuza hamwe n'umuryango wanjye. Imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. Asa urakoze.